baby wahagurutse ukaza tukagenda. Tekereza hagize nk'umuntu utambuka ahangaha agasanga wowe mugabo wananiwe, ariko njyewe umugore ndacyari kwihuta. Gusa uyu musore mu kugenda yakomeje kugenda yitegereza hano inyuma. Wibuke wa mukobwa Kami yafashije, wa undi yahaye amafaranga akaza gucuruza ahangaha ku muhanda imyembe. Ni ahangaha yakoreraga, ariko umusore arahageza aramubura. None yakomeje kugenda yitegereza yibaza, ese Kami yabaye iki? Wibuke neza Kami ntago agira ahantu aba, ni umuhomeless cyangwa se wa muntu utagira ahantu arara, wa muntu yirarira hageze nyine haba ari mu kiraro akaryamaho. Uyu musore ari gusa ntago abizi. Nubwo bahuraga yarazi ko ari umuntu w'umukene waho ngaho, ariko ntabwo yarazi ko uriya mukobwa atagira ahantu aba. Mureke mbonere no kubabwira ko iyi ari finali, ntago nzongera kujya mbaha ibice byinshi, ibice bibiri gusa biba bihagije. Ndetse bidatinze twagarutseho wa mukobwa Kami arimo yari kuvuga ati please Adi, ndakwinginze rwose fasha ijoro rimwe, ndagusabye mwana. Urabizi ko ari we wenyine wabashije kuba wanyumva, ni we wenyine wabashije kuba wamfasha, ndetse ni nawe wenyine natuye ibibazo byanjye urabyumva. Basi se ubu kunyirukanye koko ndagenda ngihe? Nta hantu namwe mfite ho kujya, nawe urabizi. Ubuzima bwanjye bugiye kunkomerana ubu ngubu, nubwo n'ubundi butari bunyoroheye, ariko kuba nari mfite aho ndara byari bihagije. Ati rero nagira ngo ngusabe basi ijoro rimwe gusa, uncumbikire ijoro rimwe. Niryarangira nzaba namaze kubona ahantu uzajya mba, ntabwo rwose nzongera kukugora habe na rimwe rwose, ndakwinginze please basi nyumva. Ndetse uyu mukobwa nawe arangije aravuga ati rero Kami sinjye kukubeshya pe, urabizi ko ntako ntagize kuva na mbere hose. Umaze igihe kinini muri runo rugo, kandi nanjye kuba nkwirukanye ntago ari uko aho waryamaga ngiye kujya mparyama, ntago ari uko ngiye kuvamo abantu babiri, ahubwo we nakomeje kukubwira impamvu. Musaza wanjye araza kuza. Tekereza rero niyo ajya kuza akagira ahangaha agasanga acumbikiye umuntu, nta burenganzira mfite muri runo rugo rwo kuba nakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni impamvu nagucumbikiraga, nuko nari nzi ko nyine azaza bitinze, ariko igihe kirageze araje. None se ubwo uri kumva ngewe utabuneje ibibazo? Nanjye yananyirukana rega, kandi byose mba nkora nawe urabizi. Ubuzima bubi tubamo twese tububanamo, ntago nkureka ngo ububemo wenyine. Nanjye iteka mba nkuri iruhande, kandi mba nkomeza ngenda ngufasha aho bishoboka. Ariko kuri inshuro rwose nagira ngo nkubwire ngo tworoherane, umbabarire rwose, unyihanganire. Niba ari n'undakarira undakarire, ariko nta yandi mahitamo nanjye mfite, nta yandi mahitamo rwose mfite. kandi unyumve ndetse na cyane. Ibi byose mbikubwiye atari uko nkwanze, ahubwo nuko nyine ari byo bishoboka, nicyo cyashobokaga kuba nakubwiza ukuri. Ndetse Kami arangije aravuga ati Adi rwose ndabyemeye nta kibazo, kandi nagira ngo ushimire, warakoze cyane. Niwe wenyine wabashije kumva amarira yanjye, ukabasha kumva agahinda kanjye igihe nararaga mu kiraro, ukanyumva ukahankura, ukanzana hano tukabana, ugakomeza kunyitaho, ukamfata nk'umuvandimwe wawe. Atariko nanone nta kundi nyine, buriya igihe kiragira abantu bagatandukana. Ati kandi ntibikubabaze ndakwinginze. Ati ntibikubabaze Kami. Ati oya nta mpamvu yo kumbabaza. Ati ngiye kwisubirira ku muhanda, n'ubundi niho mu rugo, kandi nyine nta kundi ngomba kuhasubira nyine nyagasani. Uyu mukobwa ntabwo yagiraga ahantu aba, ndetse ikibazo nta nubwo yigeze anabisubwira uriya musore Derek, ntabwo yigeze amubwira ikijya mbere ngo amubwire ubuzima bwe. Gusa twari twabonye uriya musore rwose afite umutima wo gufasha, byanashoboka ko yari kumufasha, ariko yanze kwirirwa amugerekaho imitwaro ye, yanze kwirirwa nyine amubwira ibibazo bye. Aramwihorera arangije aravuga ati kandi warakoze cyane Adi we, rwose nta kibazo, reka nigendere nisubirire ku muhanda njye kwishakira ubuzima nyabwanjye nyine nta kundi. Uriya mukobwa arangije aramubwira ati Kami ntuzibagirwe kujya uza gucuruza, buri kimwe cyose uzakora uzazirikane nyine kuzajya wibuka uze gucuruza hariya ku muhanda, n'ubundi tuzaduhora turi kumwe. Ndetse Kami agiye kugenda abura naho yerekeza, arajya hehise. Umuhanda wamubanye munini, aribaza ati se ndajya iburyo ndajya ibumoso, apfa kugenda gutyo gusa, ariko byari ibibazo gusa. Ndetse wa mukobwa mugenzi we babanaga yasigaye ahangaha avuga ati buse koko ndamuretse aragiye, kandi iyo namureka nanjye byari kunkoraho, nari kuzasobanura ukuntu nzana abantu muri ino nzu nk'abacumbikira, musaza wanjye twari kuzaserera. Atariko niyihangane, nanjye ibibazo mfite ntabwo binyoroheye, ari kuza ngerekaho ibindi, ubwo se ubundi niyihangane rwose nta kundi. Kandi nyine agende, buri Imana izamwitaho, Imana ni nayo ibizi byose.
ati kandi kami rwose nta mutima mubi, unyihanganire kuba ibyo byose bibaye, nta kundi sawa urabeho. Nuko yahise yigendera. Ibyacu bidatinze wa musore Derrick agiye muri siporo, yageze ahangaha abona wa mukobwa arahari, noneho yagarutse gucuruza, ahita aza kumureba arangije avuga ati none se kami, nahoze nibaza ejo bundi naciye ahangaha nirukanka ndi muri siporo, ndangije ndahakubura, ndashaka kumenya wari wagiye hehe? Byarampangayikishije ndibaza ati se wararwaye ntiwavuga, ndibaza byaje kugenda bite? Nakomeje kukwibazaho cyane. Ati ariko nyine Imana ishimwe kuba nongeye kugaruka hano ku muhanda nkakubona. Uyarangije avuga ati ni ibintu byinshi umuntu aba ahugiyemo, umuntu aba afite stress nyinshi, ibimuvangira gushaka ibyo kurya ibiki byose. Ati ariko nyine hari ibintu nari mpugiyemo byinshi cyane. Uyu yamubeshye ko bari bamwirukanye mu nzu, ariko nyine yanze kubimubwira. Yaravuga ati hari ibintu nari mpugiyemo, ati ntabwo byari ngombwa rero ko nza gukora. Ati ariko kuri uyu munsi ubwo nabonye agahenge ngiye kuza, ati hari ibintu twari twagiyemo ngewe n'iriya nshuti yanjye ikorera hariya hakurya. Wibuka wa mukobwa wari umucumbikiye, niwe babana nyine, niwe wari wa mukobwa babanaga, niwe ucururiza hakurya iriya, yacuruza ibintu by'amayinite, kubitsa amafaranga, kuyabikura, ndetse haba harimo n'uducozo. Ndetse ugereranyije avuga ati okay, nari nciye ahangaha rero kugira ngo usuhuze nkubaze uko ibintu bimeze, so Imana ishimwe rwose ubwo umerewe neza, ubu noneho biranshimishije. Mba numva nyine igihe cyose uko ngiye muri siporo najya nyura ahangaha nkaza nkareba uko umerewe, nkaza nyine nkaba nanagusuhuza, hanyuma rero namara kumenya uko umerewe nanjye biranamfasha cyane. Ugereranyije avuga ati urakoze cyane rwose kunyitaho, ati kandi urakoze cyane kumpa igihe. Ati ahubwo se wowe na ntuze n'uriya mukobwa nyine Tara byaje kugenda bite? Nta makuru wigeze umpa. Ati ariko nizere ko mumeranye neza. Ati ntago wigeze umbwira rwose. Uyu musore arangije avuga ati reka ntago nabonye igihe. Ati ariko nyine so tumeranye neza rwose nta kibazo. Ati ahubwo nyine nari ndi kujya muri siporo nihuta, nta kibazo tuzabiganiraho ikindi gihe. Uyu musore arangije ahita amusezera arigendera. Ndetse bisa nkaho uriya musore iteka n'iteka bashaka kumenya ngo uno mukobwa amerewe ate, ari mu buhe buzima, byose bimeze bite. Arangije aramubwira ati bye. Ati bye. Twagarutse ahangaha noneho muri salo, hari umukobwa wari kubwira Tara ati Tara rwose ni uwo mukobwa w'umunyamahirwe nabonye uba muri iyi si, gusa atajya yemera amahirwe afite, amahirwe yawe iteye kuyapfusha ubusa. Ati ngiye ndibaza wari wanyoye ibiki kugira ngo uriya musore Derrick ni umukire, ni umusore mwiza, ni bogari, aze aguporopoza kwambika impeta, ni warangiza impeta yange. Ngewe nkomeza kwibaza nyine ikintu wari wabaye, bikanshobera cyane. Uherangije avuga ati ariko nawe ntukavanga ibintu. Ubwo Derrick umuzanye gute muri ibi biganiro? Twebwe twari twibere mu biganiro byacu twashyushye, ariko nyumvira uzitangira kuvangamo n'ibintu. Ibyo bintu uzanye manga umuzanye gute? Nsobanurira neza. Ati nkawe ko kubundi ubwo mwana uri wo kuntesha mudu gusa mba nibereyemo, wowe cyawe nukuntesha mudu nta bindi rwose ushoboye. Uyarangije avuga ati ngo cyawe nge nukugutesha mudu bagire ngo urishyashye. Ariko Tara rwose nkubwiza ukuri, buriya waruzi ko muri iyi si abakobwa wifuza umusore nk'uriya ari icya yose? Ndetse Tara arangije avuga ati none se ibyo bishatse kuvuga iki? Ati abenshi basigaye barara basenga ndetse na cyane, bavuga ati uwampa umusore nk'uriya Derrick. Ariko wowe uramufite, uragiye wibambarisa aho ngaho, arakubwiye ati reka ngupropose, urabyanze. Ese ubundi reka nkubaze da, nka buriya kwanga nawe agahita agukatira usibye ko agukunda, wari kurirangana gute? Amarira wari burire twari buyabone aho tuyashyira? Ariko uragenda wihagazeho, uri wo kumurya amafaranga gusa. Ati cyakoze cy'uriya musore arirekura pe, aguhereza amafaranga ukaryoshye ukagira gute. Ati mwana uzisubireho, ako kantu uzisubireho rwose, uriya musore atazava gutera indobo, uko ntago nazakira amaganya yawe. Kandi ndabizi neza uramutse ubonye undi mukobwa mwiza uzi gutanga keya, uzi gukunda, akundanye n'uriya musore, agahinda kakwica, amaganya ntago twayakira, amarira yawe byose byaba ari ucya yose. Ati rero mwana ubitekerezeho, Derrick aragukunda cyane nge ndabizi, gusa nge ibyo ndi kukubwira ntago ndi kukuzamurira isukari, urabizi nawe nge mba shaka kukugira inama ndi inshuti yawe. Rero uzabitekerezeho niwumva ari byo ubikoreye, gukomeza ubeshya Derrick utamukunda ujya kumuca inyuma, ibyo bintu byihore nyagasani. Kumbe no mukobwa ubanza naca inyuma Derrick. Ati ako kantu uzagatekerezeho, sinkeneye kuzabona ayo marira, ayo maso yawe ari marira, mbona iyo sura yawe yahindutse. Ndetse uyarangije avuga ati soni wari uzi n'ibindi ubu?
njyewe naje ahangaha sibyo, nje ahangaha kugira ngo ngusukishe, nzangaha kugira ngo bagukorere imisatsi neza, bagutere make-up, none utangiye kuncyanukaho, utangiye kunzamukaho, unsyogoza unyinjirira mu byanjye na Derrick ntago ari sheri wawe, ubundi urashaka ko nigendera? Mvanga ubwo muri makeya wamaze kumva ifaranga mufuka waryujuje, hanyuma rero nigendere. Nibyo ushaka? Mbwiza ukuri, mbwira nigendere cyangwa yewe usobanurire neza, ubundi ugamije iki kugira ngo uzamure ibyo bintu? Twari twibereye no mu bindi biganiro, ubibwiye n'abatashakaga kubyumva, uza abantu babyumvise ni bose ntago bashaka kubyumva. Ati rero ubwo bigaragara ko utangiye kunsuzugura, amafaranga nari ngiye kugukoreshereza imisatsi kumakirisha, ubwo bisobanuye ko uyifite, reka nigendere ubwo uzabyikemurira. Ndetse uyu Soni yarangije avuga ati ariko nawe ubwo rero waba wirakajwe rwose byihuse, waba urakajwe n'ubusa, ntago ari uko waba ukwiriye kubikora, ariko ni inama nakugiraga. Ibyo byose bimaze kuba twagarutse ku muhanda, ndetse Kami yari yicaye hano rwose bibangamye. Wa mukobwa yigeze kumucumbikira, wibuke bacuruza muri karitsiye imwe, yarajanga aravuga ati Kami, ati rwose singe kukubeshya, reka nkugire inama, reba iriya myembe uri gucuruza yamaze kubora, ntabwo ari ngombwa ngo ukomeze kuyicuruza, kuko n'ubundi ni ibitera indwara abantu. Byaba byiza rero ubifashe ukabyihorera, ukagenda ukayimena byose bikarangira. Ati ndi kubona wibereye mu bibazo, ariko nibyo ngibyo ubitekereze. Kama arangije aravuga ati singe kukubeshya rwose, singe kukubeshya impamvu uri kumbwira ibyo byose. Ubwo muri make wowe wahawe umugisha, wowe wifitiye ahantu utuye, ufite ahantu utaha. Mwana njye hari gendeye ibintu byose nkabona isi byandangiriyeho, njyewe ndi umunyamwaka rwose. Uyananje avuga ati ariko ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki? Erega mwana ntago ari urwumwe, urabizi ko twirirwana hano ku gasima, ibintu byatuvanze, ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki? Ati njyewe rwose namaze gusanga ari jye muntu w'umunyamwaka uri muri iyi si, ni jye muntu utajya ugira amahirwe. Ngaho ninde urara mu muhanda? Ni jyewe. Ninde wakubiswe? Ni jyewe. Ninde ibisambo byibye? Ni jyewe. Ati none mwana nawe uri kuza umbwira ngo ibiki n'ibiki? Nuko wowe ufite aho ugenda ugahenge ku musaya, wowe uri umunyamahirwe. Ati mwana wivuga gutyo? Ati nose nintabivuga mwana, reba ubuzima mba mbayemo, ijoro riragera nagira ngo ndagiye, singiraho nango ndataha nk'abandi bana, wenda niyo najya nicara ngamvuga ngo ndibuze gutaha mu rugo, wenda aho birumvikana, ariko nukugenda ijoro ryanyiriraho nyine aho ngeze naniwe nkaryama aho ngaho. Ubwo buzima mwana uri kumva bworoshye wowe? Ibyo bintu mwana uba uri kuvuga ntubizi. Ndi umunyamwaka uge nta mugisha na mukeya mfite, habi na muke. Ndetse adarangije aramubwira ati Kami jye ndabizi uri umunyamugisha, ahubwo nuko igihe cyawe kitaragera. Igihe cyawe nicyagera ndabyizera neza ko rwose uzamurikirwa, itara ryawe rikaka, nawe nyine ukajya ugenda ahantu habona. Kandi ndakubwiza ukuri ko nubwo uri kuvuga gutyo ntago ari wowe wenyine, nanjye nuko nguko. None se ahantu mfite ntaha, ndataha matahanye iki? Nanjye ntaha gusa n'umutwe gusa. Ati biraruta nyine, ariko ukabona wihenge kuwo musaya, ukagenda wenda ukaryama ukavuga ati ndatekanye, amahoro arahari. Buri icyambere ni amahoro. Nanjye mbona utudukeya mvuga ati ndibuze gutaha mu rugo, navuga ati rwose ni amahirwe, najya nanashima Imana. Ati ariko n'utwo dukeya ndaducuruje, abakiriya ni ntabo, nta na makeya mbonye, n'agashoro wa uriya Derrick yari yampaye naragakoresheje mu byo kurya ngira ngo ndacuruze inyungu izaza, nayo ntago iri kuza. Mwana ubu ngiye byancanze rwose, ndi umunyamwaka gusa, nijye munyamwaka uri muri iyi si. Bisa nkaho nyine Imana yandemye ikanshyira mu isi kugira ngo nze kuyiruhiramo. Nyagasani, buri hari abantu bahura n'ibibazo, ugasanga kwiheba kwababanye kwinshi, ugasanga bihebye rwose bagatangira no kwitotombera Imana, ariko ntago ari ngombwa. Nta mpamvu yo kwitotombera Imana buri kimwe cyose ikora, ibizi impamvu igikora, kandi ikabizi n'impamvu nyine yagiteguye icyo cyose, ikabizi n'ingaruka cyangwa se akamaro bizagira. Ndetse uyananije aravuga ati basi nanjye hari umunsi uzagera se basi nkajya ngenda nkavuga ati ndi butahe mu rugo. Ibyo byarabaye. Mu ijoro hageze disi ari gutaha, nako ntago ari ugutaha, agiye gushaka hari buze kuryama nyine akareba ko yakwegeka umusaya, yahuye n'ibisambo. Ibisambo birangije biramukubita, biramuhondagura, biranamwambura. Nyagasani, iyo ibibazo byakuziye biba ari murundo byose. Ndetse twagarutse aha ngaha barakwereka Tara ari kuvugira kuri telefone, hari abo yari ari kubwira ati umva
ntabwo nabona uko nongera gufata andi mafaranga. Urabizi ko ejo bundi namwatse amafaranga, none uri kumva namwaka andi mafaranga. Agira ati mbicishije mu zihe nzira se? Ati Tara please gerageza mwana. Ati wapi. Muri ako kanya ari kuvuga gutyo barakwereka Derek yarahageze asanga Tara ari kwitonganya. Tara ari kuvuga ati ayo mafaranga ntago byashoboka, nta nubwo mwayabona, nta mafaranga menshi. Mbwira nyine inzira byacamo nawe. Uri kumbwira ngo nayabona, ariko nyine ndashaka kumbwira n'inzira nayacishamo. Ayo mafaranga ni icyayo sakira aho ngaho. Ajya kumva yumva Derek amuri inyuma, yari yanze kuvuga Derek. Uyaranje ahita akuraho phone ku gutwi n'isoni nyinshi. Buri umuntu ugiye kukubeshya, umuntu ufashwe mpiri, ntagabura nyine buryo ki aba ari gukanura cyangwa se buryo ki aba ari kwitwara muri ako kanya. Derek aranje aravuga ati Tara byagenze bite? Wari uri kuvugana nande ko numvaga urusaku rwabaye rwinshi? Ati baby byihorere. Ati uri gusanga mama wanjye, murumuna wanjye bari kumpamagara kanya ku kanya, bambwira ngo duhereze amafaranga, bambwira ngo tugira vuba vuba gukora buri kimwe cyose duha amafaranga. Nkababwira ati ayo mafaranga ntaho nayakura. Bakambwira ati gute se wayabura? Ati amafaranga wayabona twe turabizi, ati ahubwo nuko utari gushaka kuyaduha, kandi igihe ibyo mba ndi kubabwira n'ukuri, ayo mafaranga ntayo mfite nabo barabizi. Ahubwo nsango nzi impamvu bari gukomeza babinyingingira. Uyu musore amaze kumva ibintu amubwiye arangije bitekereza aravuga ati none se Tara ko wambwiye ko ababyeyi bawe bombi bapfuye, kandi mu kujya gupfa basize ababyaye abana babiri, ari wowe ndetse na musaza wawe ubu yamaze gushaka. None uwo mama wawe na murumuna wawe bari kuguhamagara bakwa. Sasa nyumvire, hari igihe abantu bajya kubeshya bakabeshya nabi bagashiduka bafashwe. Uyu nawe baramubaje ati ubwo mama wawe uri kuvuga nyine we na murumuna wawe bari kuguhamagara nabahe? Uyaraje ugira ngo se atangira kubeshya kandi ahangaha buri umunyabwenge itabonamo ikintu, ahangaha hari ikintu itubonamo. Uyaranje ajya kubitekereza aravuga ati nyabuzi ko ari byo we. Umutima we wamubwije ukuri, noneho atangira gushaka ibintu yabeshya. Uyu musore aramwitegereza, ariko uyu muntu uri kujya kumbeshya, uyu muntu kwere amaze gutekereza neza yumvise ibyo agiye kubeshyira aravuga ati nari nibagiwe, ni kabyara kanjye, ni mubyara wanjye n'uriya anti nyine bakomeje kumbwira ngo mbahereze amafaranga ngo ngire gute. Nyine ugasanga ni ibibazo byakomeje kumbangamira ndetse na cyane byambangamiye rwose. Uyu musore aranje aravuga ati okay ntari binone hawo ngaho birumvikana. Ati amafaranga nababwiye ati ntayo mfite, bakomeza kubimpatira. Ati kandi babe urabizi ko koko nta n'amafaranga mfite muri iyi minsi, urabizi nyine ko hari ibibazo ibintu bijyanye n'amafaranga. Ati rero nanjye sinzi icyo nakora rwose, ngiye no kubihorera kwanza, niba nongera no kumpamagara ndaza kubihorera telefone cyangwa nyikureho, uko ayo mafaranga bari kunyaka wagira ngo nkora muri banki, wagira ngo bazi ko ari ahantu mfite akazi, kandi mu by'ukuri ako kazi bavuga ntako mfite. Urabizi ko iduka ryanjye muri iyi minsi ntari gukora, ndetse urabizi nyine ibibazo byabayemo byose. Ati uri kumva ntabwo rwose ayo mafaranga nayabona. Uyu musore aranje avuga ati babe humura rega tuza, niba ari ayo mafaranga bari gushaka harya ni 400. Ntariba ayo mafaranga ndaje ndayaguhereza, hanyuma rero ugende uyabahereze byose birangira. Turakoze cyane babe, ibyo byarabaye. Twagarutse ku muhanda nyuma yuko uyu mukobwa yari akubisitaguwe nijoro, yaje hanga gusabiriza ku mucuruzi wacururizaga. Arangije avuga ati ariko ubundi warasaze byagenze bite? Narakubwiye ati nta mafaranga nzongera kuguha, ufite amaboko yombi, kubera icyo utagenda ngo ukoreshe ayo maboko yawe ugenda ukorera amafaranga, ubundi uzasabiriza ugeze ryari? Reba nta n'isoni ufite da. Uraje ahangaha uri kumva buri munsi nzayambona amafaranga nguhereza. Ati genda disuguremo akarindazi, ati genda uguremi, uri kumva uwo mwanya nze nzawubona? Ufite amaboko, genda ukore kandi mva n'imbere y'iduka ryanjye, ntabwo ndi gushaka gukomeza nkureba ahangaha, uri no gutera icyugaza abakiriya ugatuma bataza. Ati tumuka genda nyagasani. Ndetse uyu mukobwa agiye kugenda hari imodoka yaje iparika ahangaha, nyiri iyi modoka turamuzi. Derek nawe yari yitambukiye ageze ahangaha asanga wa mukobwa bari kumubwira nabi, kandi wibuke n'umukobwa yifashiriza ari kwitaho muri iyi minsi. Uyavuga ati ntuzongere kugaruka hano, n'ikindi gihe nzongera kukubona ahangaha umenye ko bizakubana nabi, bizakubana isereri, usabiriza gusa. Usabiriza iki? Ndetse uyaranje aravuga ati ariko abacuruzi mwabaye mute? Sobanura neza, ubwo iryo duka ryo riri impanga ku buryo uri kubona ari kuza kuhatera icyugazi.
akabuza abakiriya. Ubwo aho ngaho harimo amafaranga angana iki koko ku buryo watera iyo nduru yose? Nta n'isoni. Wihaye umuntu uramutuka, umubwira nabi, ubwo ari wowe utekereza nawe ushyire mu cyimbo cyiwe. Ati se ubundi ko mbona ahagaze ahangaha naho ni iwawe, aha ni mu muhanda wa leta, kandi niba udashaka gufasha umuntu ibyo byihorera, ntukagereke ahandi magambo, mubwire ko ari ntayo ufite. Atumva arata kubona rwose umeze nk'ushonje, genda ujye hariya mu modoka njye kugushakira icyo kurya, hanyuma rero turaza kuganira ku bindi mu nyuma, banza ujye hariya mu modoka. Ndetse uyu mukobwa arangije agenda ajya mu modoka. Derek yari amubwiye ko agiye kumushakira icyo kurya, yari ataranamubwira uko byose byagenze. Ndetse ibyacu bidatinze, feri ya mbere amaze kumugeza mu modoka baragiye agura ibiryo abizana hano. Ati ariko se Derek we, reka nkubaze ubundi ko nabonye wakomeje kurakara cyane, hari ibindi bibazo byaba byaravutse hagati yawe nawe? Ati byagenze gute? Ko nzi ko nyine nakubwiye ko tekinike uzakoresha kugira ngo yongere agaruke. Uyarangije avuga ati n'ibibazo byaho ngaho nyine, gusa nyine nibyo ibibazo bitajya bibura, urabizi muri iyi si ntabwo washobora kuyibamo nta tubazo na duke ufitemo, nyine uri kumva ntabwo byashoboka. So uri kumva nta bihambaye rwose, ariko nyine ntabwo byabura no kuncangamo ukuntu abagenda zano tubazo twa hato na hatoya. Nyine ndacyakomeje kubangamirwa cyane, ariko nanone ndamukunda, ntabwo napfa kumureka gutyo. Na brother wanjye nyine umuvandimwe wanjye dukorana nawe yakomeje kumbwira ngo nimbireka, ariko rwose ndikumva ntamureka, ndikumva kumureka byarananiye, byaranyangiye. Nanjye ari igihe nsigaye nibaza nzabigenze gute, nzakora iki, nkumva biranshobeye. Ariko nyine nanone ni nayo mpamvu ushaka kongera ukangira inama. Uyarangije aravuga ati nkuko nabikubwiye rero, buriya abakobwa bameze nk'inyuze nk'ikinyugunyugu, iyo ugifashe ukagikanda cyane amababa arapfuka, ndetse n'ariya ntuze nyine na turiya twoya kiba gifite tugapfuka. Rero umukobwa yabisaba ko umutwara gakeya, ukagenda umutereta gake kuko iyo ubikajije nawe uhita usanga nyine yivumbuye ukuntu. Ati rero niyo nama nakugira, abakobwa dukunda kwitabwaho. Ugereranyije uvuga ati nusi ko mba namwitayeho, nakoze buri kimwe cyose, ariko bikanga bikazamba, bikanga ibibazo bigakomeza bikiyongera. Ubwo se tuvuge ko ariko nanone nta kundi, ndaza kugerageza iyo tekinike umbwiye, ariko nzi ko n'ubundi mba naciye bugufi bifatika, naciye bugufi cyane. Ati kandi reka nongere ngushimire kubw'inama ukomeje kungira, wahereye na kera hose ungira inama. Igihe nari ngufite byanteye nyine kumva ntangiye gusubira muri mudu yo kuba nakwiyegereza uriya Tara, nkamwakira nyine akongera akangarukira bigakunda. Ati ndagushimira. Feri ya mbere umusore amaze gutaha, barakwereka wa musore bakorana, uyu ni brother we yitwa Stanley. Ndetse arangije avuga ati ariko mwana, ibintu byatangiye kukuvanga. Uriya mukobwa narakubwiye ati Tara nta mukobwa umurimo, nuwo kukwangiza gusa, nuwo kuza yangiza n'utwo wigereyeho mwana. Mureka agende, wimwinginga. Umwana w'umwingingano nta mwana w'umwingingano. Reba nk'igihe waryamiye ahangaha, amasaha y'akazi yarangiye kare, ntabwo wigeze ubimenya. Bitewe n'iki? Uri kumutekerezaho. Uwo mukobwa reka urushyana agende mwana, mureke muveho, nta mukobwa umurimo. Mureke umuveho rwose, kuko ubona umeze gutyo maze kubirambirwa nanjye, bimaze kungera kure rwose. Ndetse uyu musore arangije avuga ati mwana nyine se ugira ngo ntabwo biba bigoye brother? Ati biba byakomeje kungora cyane, barimo ndagerageje kuba nashaka igisubizo, ariko mwana biracanganye, nta gisubizo ndi kubona. None se ndamureka kandi mukunda bigende bite? Icyambere cyo ndamukunda kandi nawe urabizi. None se ariko nanone reka ndika gufata imyanzuro nihuse, so ndaje gusaka igisubizo nyine gishoboka. Nyuma rero nicyamara kuboneka nzakubwira nyuma, nzakubwira ibyavuyemo. Ariko muri aka kanya sinzi ko nahita mfata umwanzuro, nta nubwo byananyorohera. Nk'ibyo umbwira nyine ndabibona, ariko nanone se mwana ubu nanjye biba byancanze rwose, sinzi, ariko ndaza kubyigaho, ndaza kumuganiriza. Tekereza ko mani amaze ibyumweru 2 byose adafata telefone yanjye. Ndamuhamagara, ndamwandikira, ndetse habe no kunyandikira kuri WhatsApp mwana. Telefone ye ntago ajya yifata, kandi yaciyemo nabibonye. Nkibaza nuko nyirengagiza, nkibaza ni ikihe kibazo afite mwana. Ubu biba byanacanze rwose. Nk'ibintu buri kumbwira nanjye mba ndi gutekereza umuntu wanga kumfata. Nta kibazo yambwiye afite, nta n'ikintu na kimwe yambwiye kiri kujya mbere. Nanjye nkomeza kwibaza impamvu abikora, nkumva birancanze. Ariko nta munsi n'umwe umutima wanjye ujya umbwira ati se ubundi wamwanze,
wapi ibyo ntago bijya bibaho, kuko n'ubundi nzi ko ndamutse mwanze byambangamira. Ati ubu rero nta kundi birakomeza bincange nzaba ndeba. Uyananije avuga ati ibyawe ni birebire, haguruka uze twigendere dore akazi karangiye, tureke gutamporeza turya amasaha umuntu aba afite byinshi agomba kujya gukora mu rugo, ngwino twigendere, ubwo nyine uzawumbwira ibyavuyemo mu biganiro muzagirana we nawe. Ati ariko iyo nama nakugiriye ubitekerezeho, umukobwa kuva na kera hose akwangiza aza kubwira ati mpa amafaranga, ibyo gusa ibyo nta kamaro. Ubundi umukobwa ugukunda nta nubwo aba ashaka n'amafaranga yawe cyane, ariko we mpa amafaranga mwana, ngwino tugende twigendere. Ubwo nyine sinzi buryo ki uzabyitwaramo, sinzi uko uzabyitwaramo, ariko ako kantu kamenye. Bajanga batangira gupakira ibikoresho byabo, bagomba gutaha bakajya mu rugo. Batarajya kure boss wabo uwari ubakuriye yahise aza. Uyu mugabo yitwa Mr. Greg. Arangije avuga ati so rero mwembi wowe Stanley ndetse n'uwo musore mwembi ndabashaka. Nukuvuga ati ku cyumweru iriya weekend yose hari party twateguye, so iyo party izazwamo n'abakozi bacu, mwese mugomba kuzaba muhari tugaserebura tukishima, hari n'ijambo ushaka kuzabagezaho. Kandi mwembi babiri we Derek ndetse na Stanley muzakoresha buryo ki muzaba muhari, ndabakeneye cyane rwose. Muzakoresha buryo ki muzaba muhari n'ibizaba byateguwe, so bikenewe nyine abantu nkamwe abakozi b'iyi company, mwese mugomba kuzaba muhari. Muri kubyumva neza? Barangije bararebana. Ati kandi nagira mbabwire ko buri wese azaze afite na raporo y'ukuntu nyine icyumweru cyagiye gishira, ibyo yagiye akora. Mushobora no kuzajya imbere nyine mukagira n'ijambo mubwira abantu bazaba bahari. Ati kandi nizere ko ibyo mbabwiye mwabyumvise, kandi muri mwese nta n'umwe uzabura. Ati yego rwose nyakubahwa. Ati tuzaba duhari twese, kandi tuzaba duhari rwose ku gihe. Ati kandi murakoze cyane nyine gutumenyesha ibyo ngibyo rwose byari na ngombwa cyane koko. Ati murakoze cyane. Uyananije amaze kubagezaho ibyo yashaka kubabwira, ahita abwira uyu nguyu yari yicaye ahangaha nyine, aramubwira ati umva nawe rero fata izo dokima uzuzuze neza zose uko zakabaye, hanyuma rero niwamara kubyuzuza mu kanya gato yangiye kuba ngiye hanze kuri telefone, hari umukire tugiye kuvugana uri hanze, hanyuma rero nze sanga wabyujuje, ndabishaka byihutirwa kuko ndashaka guhita mbijyana, ndashaka kuza nkabifata nkahita mbijyana. Ati kandi sawa nyine ubitunganye neza ntuze gukerererwa. Muri ako kanya ubwo uno mukire agahita yisohokera, agahita agenda, yarangiza agasiga uno Derek ndetse na Stanley mahangaha. Uyu Stanley akavuga ati mwana ko tubwiye ngo tuzagende kandi uzi na business ufite, turabyemeye, ariko nubwo tubyemeye urabizi neza ko ntazajyayo, wazihanganya ukajyayo hanyuma rero ukamvuganira. Ngewe uri kumva hari ibintu ndi muri gutegura muri iyi minsi, hari projet mfite ni gushaka kuba natunganya, kandi nawe urabizi rero uri kumva nshobora kutazaboneka, kandi nanone uramutse ugiye ukanamvuganira mwana nazagutama akana. Ati kandi urabizi turi inshuti cyane. Yarangije bitekereza avuga ati none se ugira ngo niwe worohewe gusa mwana, nanjye ntabwo norohewe regam. Sorry yaravuze ati ugira ngo ni wowe se utorohewe? Ati nanjye ntabwo norohewe kubera yuko nanjye mfite akazi kenshi cyane ko ari no muri weekend. Ni ukuvuga ati tara abazi ko nta kazi mfite, abazi ko ibintu byose bimeze neza, ngomba rero no kujya kumushakisha uko amaze iminsi atampamagara, nagakwiye guhungabana nyine cyangwa nkagira ikibazo nkibaza uko amerewe. Rero ngomba kugenda nkajya kumureba, so nkashakisha na nimero yiwe, telefone y'ahantu yabiherereye nkamenya. Uri kumva nanjye nshobora kutabona umwanya. Ndetse mwana ati ntari bituzareba, ibyo byarabaye. Feri ya mbere ibyo byose bimaze kuba, barakwereka Tara yazindutse aza. Ndetse uyu musore aranje avuga ati Tara uvuye hehe, umaze hehe igihe cyose? Tekereza, nta kunyandikira, nta kumpamagara no kuri WhatsApp, kandi uhorana megabyte, nta kintu na kimwe wigeze ubikora. Ndashaka kumenya byagenze bite kugira ngo ugende iki gihe cyose ntazi aho wagiye utaramenyesheje, wari ugambiriye iki, byaje kukugendekera bite? Ati ntabwo ndi kubyiyumvisha neza na n'ubu, naraguhangayikiye ndetse na cyane. Kubera iki wakoze ibintu byose utamenyesheje, ugakora ibi bintu byose utambwiye? Wari ufite iyihe ntego? Wari ugamije iki? Tara niwe ndi kubaza, mbwira buri kimwe cyose ukuntu byagenze. Wari uri hehe mbere na mbere ubundi? Ndetse uyu musore yari yanarakaye cyane uko yari yamuhamagaye umwanya munini. Ndetse Tara agiye kumusubiza aravuga ati
nta no kumbaza icyo nabaye, wowe nukuza umbaza ngo nari ndihe gusa. Wowe nta nubwo nahangayikiye wenda uko nari meze, nukuza umbaza ngo nari ndihe gusa. Ubu se uzi uko nari merewe, uzi uko nari mbayeho, ubu se waba uzi situation nari ndimo, nukumbaza ngo wari urihe gusa. Baby, ibyo bintu ntago ari ngombwa, ahubwo wowe wagakwiriye guhita umbaza ati wari wabaye iki, ubuze ukuntu nari merewe, uzi ubuzima nari ndimo. Uyu musore arangije bate ubwo se okay ntaribi rwose mbwira. Ndetse uyu mukobwa aravuga ati tekereza nawe nyine bitekereze umbwire ibintu bisumbaza ndetse nibyo wari ukwiriye kumbaza. Uri kumva wowe uri giye wakwisubiza ngo ikire mu kimbo cyanjye. Uyu musore arangije aravuga ati erega nyine nawe urabyumva, mba naguhangayikiye cyane, mba ntekereza ko ushobora kuba waba ufite ikibazo, hari nk'ikintu cyakubayeho kandi urabizi ko nawe utigeze umenyesha, none se ubona nawe ikire mu kimbo cyanjye. Uri kumva ubaye ni jyewe wabigenza gute? Atari ko nyine okay nta kibazo, umbwira nyine niba hari ikibazo cyakubayeho, umbwira buri kimwe cyose. None se basi byakugendekeye bite? Ahantu wari uri hatumye utanampamagara, ntunamvugishe. Ati baby, naragiye ndakomereka cyane, iki gihe cyose nari nkimaze ndi kwa muganga, ndetse nagira nkubwire ko nari ndi mu bihe bitananyoroheye. Reba hano ku kaboko narakomeretse ndetse na cyane. Ati kandi ibyo byanteye nyine kuba ntashobora gufata telefone kuko nari nahungabanye, nari mfite ikibazo nanjye muri jyewe, ntabwo nari norohewe. Uyarangije avuga ati baby, kubera icyo utambwiye, kubera icyo utabashije no kuba wampamagara. Ndetse uyarangije avuga ati nawe ndebera nyine ibintu wari uri kuvuga ngo nari ndi hehe. Ati ariko amakosa ni ayawe, kubera icyo ibi bintu byakubayeho ntumpamagare, ndabizi neza ko ufite nimero yawe yanjye. None se niba utarampamagaye, kubera iki basi utananyandikiye ngo umbwire ibintu byakubayeho mbimenye? Kubera iki byose utabikoze? Ati sinabikubwiye se, nari naguye nyine igihumure, nari ndi muri trauma. Ati rero ntabwo nashoboraga kuba navuga, ndetse no kwandika ntabwo nabishoboraga. Ati ahubwo nyine baby, ati ikibanza ahubwo nuko nagarutse, ndabyishimiye cyane. Ati ikibanza kandi nuko nagarutse nkaba ndi muzima, nkaba nasanze nawe umeze neza. Ati ahubwo nyine hari akantu ndi gushaka kukubwira. Ati kandi akantu ndi gushaka kukubwira, nizere ko utari buze rwose kugahakana, kandi nizere ko kari buze kugutungura cyane, kuko ni akantu keza kuri wowe. Uyu musore arangije bitekereza, aribaza ubwo se akantu keza kagakisa ubwo. Ati ndetse uyu mukobwa aramubwira ati mbwina nkakubwire. Ati okay ntaribi, kambwire niba uzi ko ari keza, ariko ndeka nizere ko ari keza. Ati baby, nyine na umunsi wajyaga kumpropose impeta nkayanga, kuri uyu munsi nari ngira ngo nkubwire ko nabyemeye, noneho nemerewe kuba nakubera umugore, nemeye ko twashyingiranwa jyewe nawe. Yarangije avuga ati baby, koko urakomeje se? Ati rwose nabitekerejeho, sanga nyine byari ngombwa, sanga urya munsi naribeshye, nakoze ibintu bitari byiza, sanga ntabwo nagombaga guhakana. Ati rero nahise mfata umwanzuro wo kuvuga ati reka nze mbikwibwirire, ahubwo nyine nashaka kumenya ya mpeta yanjye iri he wari wanzaniye ngo yime, ndashaka uno munsi uyinyambika, ndashaka uno munsi rwose ariho uri buze kumpropose. Wowe kiragiye rwose nasanze narakubabaje, sanga nakoze amakosa menshi, nyine nagiye nkukoshereza igihe nyine bitari ngombwa, nkanakubabaza kandi nakubabariza umutima. Uyarangije avuga ati Tara, urantunguye cyane rwose, ibi bintu biranantunguye cyane pe. Uyu musore yahise amuhobera, bitewe n'ukuntu no musore yakundaga Tara cyane, yarigeze kujya kumupropose arabyanga. Ibyo byose twarabibonye mu gice cya mbere. Ndetse yahise amuhobera cyane, aravuga ati rwose urantunguye. Ibyo byarabaye mu masaha ya nijoro baryamye. Uyu Tara yarabyutse, arangije aramuhamagara avuga ati baby, ati please kanguka. Tara aramubwira ati ndashaka 2,000,000. Sasa wumve neza kantu, ibi bintu mubitega amatwi mu byumve. Ati ngiye kujya mu cyari iwacu, kujya gutumira iwacu mbabwire ku bijyanye n'ubukwe, ariko ndabizi neza ko hari ibintu byinshi turi buze gukenera, rero byaba byiza nkeneye 2,000,000, kandi izo 2,000,000 ntazo mfite. Ati rero ndakwinginze fasha ube wazimpa, bisabye no musore. Uyu musore avuga ati ariko babe, urabizi ko dufite ubukwe, none se ayo mafaranga ninayaguha ubukwe tuzabukoresha iki? Nawe ujye ushyira mu gaciro umbwire. Uyahita arakara kandi ati mbwira ubukwe tuzabukoresha iki? Uyarangije avuga ati baby please, nabyo ni ingenzi rega, ibi bintu ngiye gukora nabyo ni ingenzi, ndagusabye rwose binyemerere. Ndetse uyu musore arangije avuga ati okay, niba ari byo bishoboka biri buze gutuma umererwa neza, nta kibazo, amafaranga nzayaguha, ngaho rero uhita uryama turyame,
ayo mafaranga nta kibazo nzayaguha nyagasani. Umusore urahangaye yarabyemeye, ntabwo yazuyazaga. Yumvaga nta mafaranga uno mukobwa yamwaka agiye kuyakoza ubusa cyangwa agiye kuyapfusha ubusa. Yumvaga nyine amafaranga yose amwase biba bifite ishingiro. Bararyamye. Ku munsi ukurikiyeho wa musore yaje ahangaha nyine avuye ku kazi arimo arataha, aca kuri wa mukobwa atambutse kuri Kami nawe yarari kwigendera byamucanze. Uyu musore ahita agaruka inyuma aza kureba noneho Kami ko ari kugenda muri uno muhanda wenyine ndetse ari kugenda ninagira byabaye gute. Uyereje mubaza ati niki cyakubayeho, please mbwira niki cyakubayeho. Ati ndi kubona ubabaye cyane mu maso yawe rwose bisa nkaho wanarize. Niki kintu cyakubayeho nyine kitari cyiza. Kugeza na n'ubu no musore ntago aramenya ko no mukobwa atagira ahantu haba. Azi ngo no mukobwa rwose afite ahantu yibera ari buta ataha. Ndetse uyu musore aranje avuga ati okay, niba udashaka kubimbwira ntari ikibazo uraza kubimbwira. Atari ko nyine nagira nkubwire ko ahangaha niho ntuye, ahangaha nyine niho mu rugo iwanjye. Ati rero ikintu nakishimiye byaba byiza uje tukajyana iwanjye tukagina nkakwereka. Ati sibyo? Ati nta kibazo. Ati muri tugende uburi iwanjye ndetse niba ari n'ibyo kurya ushaka mbiguhe, niba ari n'amazi, buri kimwe cyose nta kibazo. Uyu musore aranje amufata akaboko amuzana mu rugo, ndetse mu kuhamugeza yaramubwiye ati rero uhawe ikaze, reba aho ngaho ugenda wicare hariya ku ntebe. Uyu mukobwa aranje avuga ati oya rwose ntabwo bishoboka, ngewe ndasa nabi cyane, ntabwo nakwicara mu ntebe zanyu, bitaza kumviramo kuzanduza nyagasani. Bitewe n'ukuntu yari asanze ari ahasirimo, ari ahantu hakeye, yumvaga kuba yazicaraho nyine yazanduza. Uyu musore aranje avuga ati ushatse kuvuga iki se ngo urasa nabi cyane? Ubwo ushatse kuvuga iki? Ati ntabwo bishoboka, nta muntu n'umwe w'inshuti yanjye ujya uza ahangaha ngo abe yakwanga kwicaraho, kandi nawe urabizi kuri inshuti yanjye. Genda wicare hariya, genda wicare hariya, ntabwo wanduye kandi uranasa neza cyane. Ati kandi ikindi ugomba kumenya, ngewe ntabwo njya ngira inshuti zisa nabi. Ati rero gusa nabi nibikurimo wowe, genda wicare se nyine, wizanisha wireka kwizanishwa ibintu by'amasoni hano ngo ufite amasoni ngo urasa nabi. Ntago usa nabi, urasa nabi se he? Uyu yitegereze inzu yose, ni inzu nziza, ni ahantu nyine hasi irimo bigaragara. Uyaranje avuga ati rega wikomeza ureba, wirangara nta kibazo, uraza kuba uhareba utuje, banza wicara aho ngo banza utekane, ibindi byose uri buze kuba ubibona mu nyuma. Ba wicaye aho ngo rwose biraza kugenda neza, kandi ndabyizera neza ko byose biri buze kunyura mu mucyo, buri kimwe cyose kikaza kumera neza. Ba wicaye aho ngaho. Ndetse uno musore ko yagakomeje kubimubwira, uyu mukobwa yagezeho nina abona ni ngombwa uko n'ubundi nyine intebe ni wowe wari kumubwira ngo yicare, ntago yari kumwangira. Aranje nyine afata umwanzuro wo kuza kwicara. Gusa n'ubundi mukoza kuzicaramo ntago byari bikwiye ko yazijemo afite ubwoba. Yaravuga ati sizi intebe koko ndamenya banazicaramo gute? Nyine urabizi umuntu wibereho mu buzima nk'ubwo yari arimo, kuba wamuzana ahantu nk'ahangaha ni ibintu bihambaye cyane. Ndetse uyu musore yari ari kwisekera cyane. Uyu mukobwa arangije aramwitegereza mu maso aravuga ati ase ubundi Derek, ko nabonye nyine wakomeje guseka cyane, byakwigendekeye bite? Ibyishimo ufite kuri uyu munsi n'ibyiki? Ndi kubona rwose wishimye bidasanzwe, bitandukanye nuko wabaga umeze nyine igihe wansangaga hariya ku muhanda. Uyu musore arangije aravuga ati ni ngombwa ngo sekerega kubera yuko nashaka kukubwira amakuru meza yuko Tara ubu ngubu noneho yagarutse ndetse yanemeye mariage, ya mpeta yanjye yayemeye. Ati kandi twese tunatangira nyine gutegura ibintu by'ubukwe. Byari umunezero kuri twebwe ndetse byari n'ibyishimo cyane, niyo mpamvu uri kubona nakomeje nseka gutya, nibyo byishimo mfite muri aka kanya. Ati rero nizere ko kugusangiza amakuru nk'ayo ngayo ntacyo bigutwaye nawe bigushimishije, uko ndabizi rega nawe niwe wangiriye inama y'icyo nari bukore. Uyarangije avuga ati ndishimye cyane, ariko nanone hari ikintu kiri kubura kimwe. Ese ikintu kiri kubura ni igiki? Ati nyine ndi kumva mu nda bimeze nabi, banza unzanire icyo kurya turi buze kubiganiraho buri kimwe cyose kimaze gusozwa. Uyu musore arangije avuga ati okay, niba ari ibyo kurya nta kibazo, ubu ntegerereje aho ngaho amasegonda make cyane, reka ngende ndabizana rwose mu kanya gato cyane, kandi wisange rwose ahangaho uhawe ikaze mu rugo rwacu, wisanzure uhabone rwose nko mu rugo iwawe, byose nyine wisanzure nta kibazo. Uyu yasigaye ahangaha ni mu nzu nziza, reba ahantu hose aritegereza, nyine byari umunezero. Buri ahantu ugera ukumva urahakunze nawe. Ibyo byose byarabaye. Umusore ajya kumuzanira ibyo kurya, ndetse amaze kubizana uyu mukobwa nakubwiye ati yararyaga
ndetse ushobora gusanga yari amaze nk'iminsi 3 atarya cyangwa 4. uri kumva nyine byari ikibazo, ibyo yishakiraga ni ibiryo cyane cyane. uyu musore arangije aravuga ati nshya rwose sinjye kukubeshya, ntabwo nari nzi ko uri umuntu utagira ahantu aba. buriya nakubonaga hariya ku muhanda nkibaza ese burya koko ntabwo ugira ahantu uba. umunsi ku munsi buri uko nje ku muhanda nkahagusanga. noneho ikibabaje kurushaho, ntabwo nigeze mbona uhindura imyenda wambaye. muri make nyine uno mukobwa yari arimo ararya, baraganira, mubwira inkuru yose y'ukuntu ibintu bimeze. uyu musore atangira kuvuga ati rwose ibyo ntabwo nigeze mbimenya. ati kubera iki twari tuziranye kiriya gihe cyose, hanyuma rero ntumbwire ubuzima ubayemo. nawe uri kumva ko warangaye cyane, ndetse wanarangaye cyane. uzi ko iyo uza kuba warabimbwiye twakabaye twaranarebye n'umwanzuro dufata, twari kureba icyo tubikoraho. rero nahoraga nitegereza ndeba umuntu udahindura imyenda, umuntu uhora hariya nta kandi kazi agira ubundi. ati rero we rya vuba vuba ibyo biryo bimare kandi urye witonze kandi binakuryohere cyane, hanyuma rero niwabisoza turaza kugenda nshake buryo nyine twajya hariya kuri shop cyangwa se nyine ku iduka mu isoko, hanyuma rero ngende ndebe ko nabona utwenda naguha wambare ukuremo iyo myenda. rwose iyo myenda ndi kubona uyirambyemo, uyimazemo igihe. uyu musore nyine yaramurebye anamugirira impuhwe, kandi niba muri kwibuka neza uyu mukobwa nawe yigeze kumufasha bigitangira filime iri gutangira byose. uyu mukobwa n'ubundi yari umuhomeless na mbere hose. uyarangije avuga ati urakoze cyane rwose nyakubahwa, ati kandi urakoze cyane wumve ko ndi kugushimira. ndetse uyu mugabo arangije avuga ati yerega nta mpamvu yo kushimira, ntabwo ari ngombwa ngo ushimire wowe, bon appetit, irire nta kibazo. uyu mukobwa yari afite inzara wagira ngo ni y'imyaka 5 atarya. yari afite inzara imurembeje imumereye nabi, ndetse akomeza kwirira umugabo nawe avuga ati rwose buri kimwe cyose gikore, ndaza no kugenda ngushakira ahantu twakura inzu, hanyuma rero ugire nyine ahantu uzajya wikinga, ndaza kureba buryo kinini nshaka amafaranga, hanyuma rero mbe nagushakira inzu. nibyo byose yari ari kuvuga umukobwa ntiyarabyitayeho. umukobwa yarabyumvaga, buriya mwabantu mwe haryoha inzara, urinzara iraryana mwabantu mwe, wabibaza umuntu waburaye icyumweru cyose. uyu amaze kurya yumvise amaze kugira hageze aravuga ati urakoze cyane rwose nyakubahwa, ndagushimiye cyane. uyu musore aravuga ati wapi, ntabwo ndi gushaka gupfukamira, nta mpamvu yo gupfukama, haguruka rwose ndabyumva byose. ndetse akavuga turakoze cyane. ati hoya haguruka, ati wegira vuba vuba ubanze umare ibyo kurya, hanyuma rero tugende ujye guhindura imyenda. kandi nagira nkubwiye ko guhera uno munsi ntabwo uzongera kurara hanze nk'uko wabivugaga, ntabwo uzongera gusubira ku muhanda ukundi. ubu ngubu ugiye kujya utaha mu nzu, kuko ntabwo uri inyamaswa. inyamaswa nizo ziba hanze zitaha hanze. ati rwose wakoze nyakubahwa, ati ndagushimira cyane rwose. uravuga ati rega nta mpamvu yo kunshimira cyane, rwose nta mpamvu yo kunshimira, ibi nta birenze birimo, ni ibintu bisanzwe rwose. sasa bamaze kuri uriya mukobwa amaze kurya, wa musore yahise amutwara amuzana ku isoko. sasa mwitegereze murebe hano hantu, aha hantu ni ingenzi cyane. uyu mukobwa yavuye mu modoka mbere, ndetse mu kumara kuva mu modoka yaraje nyine abanza kureba isoko rimeze gute. urabizi nyine yasabirizaga ahantu hatameze neza, ntabwo yari kuza mu isoko nka. gusa umuntu w'umukobwa ageze ahangaha kami yitegereje hakurya hari ibyo yabonye. nyagasani, sasa mwitegereze mu ndebera aha hantu, niho nashaka ko muri buze kureba cyane. ndetse uko yagakomeje kureba hakurya, wa musore yaraje arangije avuga ati ese noneho ntitwahageze se? atari guzi ko umuntu uri kureba hari uri kureba iki? umusore yitegereje nawe agwa mu kantu. nyagasani, sasa witegereze ahangaha, uriya mukobwa yasa amafaranga Derrick amubwira ko agiye mu cyaro, ndetse yayamwase ejo, ariko aracyari mu mujyi. noneho ikibabaje ari kumwe na boss wa Derrick. sasa witegereze ureba hano ibintu bigiye kuryohera. Derrick arangije avuga ati ariko se ibintu ndi kubona ni ibyanyabyo cyangwa? akuramo rinete ngo yitegereze neza. arebye ahangaha abona boss yagundiriye sheri we, abona boss we rwose yamwatatse, yamugundiriye, yamufashe cyane. uyu mukobwa arangije avuga ati umva please byirengagize bira bintu, reka twigendere. uyu arangije avuga ati oya ntabwo bishoboka, uriya nitara, uriya nitara, ngomba kugira ikintu nabikoraho rero. Tara ntabwo namureka ngo bigende kuriya. noneho ikibabaje, uriya mugabo nawe bari kumwe, uriya ni boss wanjye. Tara yambwiye ko agiye mu cyaro ngo agiye gutumira ababyeyi, reka nze nkwereke. ndetse umusore agize umujinya agiye kugenda, uyu mukobwa aramubwira ati please garuka hano nyakubahwa, wigira ahantu ujya, ibintu byose bitware gake.
take it easy rwose, bitware gake byoroshye wibikaza, reka twigendere, ibintu byose ndaza kukubwira umuti turi buze gukora, ndaza kukubwira tekinike turi buze gukoresha, ibyo byarabaye. Ndetse Tara rwose arahangaha yafashe ninza, yambaye neza, ari kumwe n'umukire umunyamafaranga, yasize abesheseri we ngo agiye kujya mu cyaro, ariko kuri iyi nshuro ahari twabibonye umusore amaze kugera mu rugo yaje ahangaha yitonganya avuga ati ariko se ubundi Derek rwose ningende mbaye ikigoryi, nabaye ikigoryi kuva na kera hose, ubu yarambeshyaga nanjye nkama ndi mu buyobe, nzi ngo umuntu arankunda, nzi ngo mfite umuntu, ariko se ubundi nanone nakibajije gute ambwiye ngo agiye kujya mu cyaro. Ibyo byose yabivuze agamije kugira ngo ntaza kujya muri kiriya kirori cy'uriya mu boss, hanyuma rero baze kugisohokanamo bagende bikorera ibyabo. Aha noneho ndabyumvise. Nanone ku rundi ruhande nkayoberwa impamvu, ariko ibi ntabwo byumvikana. Kuki nabaye ikigoryi koko iki gihe cyose? Kuki nakomeje kurangara? Nijye wirangayeho rwose, ningende Derek mbaye ikigoryi, mbaye imbesire. Ubu yaraje arankina, amafaranga yose ndamuhereza, buri kimwe cyose ndamuhereza, mvuga ngo wenda ni sheri wanjye nta na kimwe ntigeze nkora, ariko niyi nyiturana mpaye nkomeje kuba ikigoryi pe. Njyewe amafaranga yanjye namuhaye, noneho ikibabaje ari kumwe na boss wanjye unkoresha. Boss wanjye niwe bari kumwe noneho. Ndetse ahangaha uyu mukobwa arangije avuga ati nyamara boss nyakubahwa, ati ntago ari ngombwa ko ari kubitwara gutyo, reka nze nkubwire agakino tugiye gukora kugira ngo ibintu byose bigende gake, nta mpamvu yo gusakuza gutya. Ati hoya, reka gusa ku gakino kaba ari nyabaki katuma mwishyura neza. Ati ntabwo bishoboka. Ndetse uyu mukobwa arangije aravuga ati reka nkubwire rero Derek, ikintu gihari cyonyine cyo kuba wakora, ndabyumva yakubabaje ndetse wanababaye cyane, ariko inama ngiye kukubwira niyo yonyine yatuma umwihoreraho neza, kandi bikaza no kumubabaza bikanamutera agahinda kurusha uko we byakaguteye. Ati igisubizo nuko ugiye kureba undi muntu mujyana muri kiriya kirori, kuko nawe ari buze kuba kirimo, uwo muntu mwitware nkaho mukundana, sasa witegereze urebe. Ati kandi uwo muntu niba utamufite, njyewe ndaza kwitwara nk'uwo muntu nta kibazo, ndagenda nambara iriya myenda twaguze, hanyuma rero ninamara kuyambara turaza kujyana muri icyo kirori, nitware nka sheri wawe. Icyo gihe niyaza kubibona ndabizi neza araza gufuha cyane. Ndetse umukobwa yamugiriye inama. Ibyo bidatinze ku munsi ukurikiyeho uyu mukobwa yaje ahangaha, ndetse aza yambaye neza, yakarabye, ya myenda arayihindura, byose bimeze neza muri aka kanya. Ndetse uyu musore amwitegereje cyane avuga ati okay, shandi kubona rwose singe kukubeshya, iyo shati wayambaye irakubera, noneho uri agahungu rwose, wagira ngo uri agasore keza kameze neza, nyine ka gasore abakobwa bose bakunda. Ati wabaye umuhungu. Ati singe kukubeshya, ntugire ngo nuko gutuka cyangwa kukubwira nabi, gusa ubimenye wabaye umuhungu. Kandi koko uno mukobwa Kami akimara kwambara ino myenda yahise avamo umukobwa mwiza. Uri kubona wapfa kumenya ko ari wa wundi se wo ku muhanda, yahindutse wese. Uyu musore arangije avuga ati rwose singe kukubeshya, ntago ari ukugutuka pe, wabaye nk'umuhungu. Uyu arangije avuga ati oya, wivuga ngo saga ari ukuntuka kandi uri kubikora. Ibyo byo kuvuga ngo ntabwo ari ukuntuka, uri kuntuka none, ahubwo se ya gahunda igeze. Ibyo byarabaye ku munsi ukurikiyeho, sasa mu gitondo, ni ku cyumweru, nibwo iriya pati igomba kuba wa mu boss we yamutumiyemo. Hari uwaje yambaye nyagasani. Sasa witegereze wa mukobwa twabonaga wo ku muhanda, wa mukobwa twabonaga ameze nabi yarambaye, imisatsi barayikora, yaje yakeye. Boss nawe yitegereje ahangaha, Derek yaramurebye nawe amaso yiwe bimunanira kuyahumbya, byaramunaniye. Ndetse araje avuga ati rwose singe kukubeshya, ntabwo nari nzi ko inyuma ya biriya bintu wabaga wambaye habaga hari ubwiza nk'ubwo ngubwo. Ati wabaye mwiza cyane rwose. Ati wabaye akuki muri aka kanya. Ati singe kukubeshya, ngiye buramvugisha ukuri, ibyo mbonye kandi mbivugira aho ngaho, nawe rwose wabaye icyuki pe, uraryoshye, umeze neza, urakeye. Ugeneje avuga ati nta nubwo uritegura, ariko nyumvira ibintu uri kumbwira. Ati ibyo bintu uri kumbwira koko wakwihanganya ukajya kwitegura tugakora ibyo twapanze gukora. Ugeneje avuga ati okay, nari nabihakanye ngo ntituri bujyane, ariko muri aka kanya bitewe n'ukuntu wambaye, bitewe n'ukuntu uteye, mise mbyemera.
mise mbyemera rwose. Ati okay, niba wabyemeye rero wagenda ugahindura imyenda ukitegura ukaza tukagenda. Ati yampaye inkarira ahubwo namaze kuyindura, reka nze ndaje tugende. Ndetse Derek yari yabanje kubitinda avuga ati si umuntu koko ndajyana nawe ntasebye, ariko bitewe n'ukuntu aje yambaye Derek ahise avuga ati aha niyo naba ntabipanze ngomba kubikora, niyo naba ntabiteguye ngomba kubikora. Ibyo byarabaye Derek ajya kwitegura, gusa mu kugenda n'undi yagiye akomeza ahindukira ateraho akajisho avuga ati ko yabaye akukira. Nyine uri kumva ibyo bitekerezo ntago byari kubura. Ibyo bimaze kuba byose twagarutse ahangaha muri pati. Ikirori cyari cyatangiye, hari uwaje ari kumwe na fiance we, ndetse mu kuhagera Tara nawe yari ari muri kino kirori ari kumwe na boss wa Derek. Derek nawe yaje ahangaha ari kumwe na sheri we Kami. Muri aka kanya mu kumara kuhagera uyu mubosi yari yicaye ahangaha arangije ahita bitegereza, ndetse mu kubitegereza yarangije avuga mukomere cyane rwose boss. Uriya mubosi nawe aramusuhuza, gusa Derek yakomeje kwitegereza cyane uno mukobwa Tara, aramureba cyane. Yampaye abantu bose bagira ubwoba, akomeza kumwitegereza, ndetse mu kumwitegereza boss wajya ibyangaha abona ukuntu ari kumureba, aravuga ati nyamara ahangaha harimo ikibazo, byashoboka ko harimo ikibazo. Umubosi uranga aribaza ese niki kiri kujya mbere hagati y'aba bantu. Areba na Tara nawe ari kumureba, gusa Tara nyine ameze nk'umuntu ufite ikimwaro, nk'umuntu ufite igisebo. Uyarangije avuga ati niki kiri kujya mbere yanyu bundi, byagenze gute ko muri kurebana, hari aho muziranye? Uyarangije avuga ati boss mubwije ukuri rero uwo niwo mukobwa wangije ubukwe bwanjye narabikubwiye neza ukuntu byagenze. Uwo mukobwa niwe wabyangije byose, amaze kubyangiza none ndebera kuri iyi nshuro yaje kuba ari kumwe nawe, ndetse undebere nawe ukuntu ari kukwigiraho umwana mwiza. Uwo mukobwa umenye ko nubwo muri kumwe mukaba mumeranye neza muri aka kanya mwicaranye muri gufiringa good, nagira nkubwire ko ibyo bintu nta kintu biri buze kubamarira habe na gito. Yarangije avuga ati iki ati bisobanure neza. Ati nyine ugira ngo se atangira kujya kubeshya. Uyu mubosi bahise bamuhamagara kuri telefone, ndetse mu kumuhamagara bamuhamagaye tarabasha no kwisobanura ngo avuge ko ibintu byose byagenze, ndetse basigaye ahangaha. Uyu musore arangije avuga ati sha rwose pe singiye kukubeshya, wambwiye ngo uri mu cyaro kandi ndi kuhabona. Ati gusa nta kibazo. Ati baby nashaka kunyisomera rata. Muri ako kanya yatangiye kumusoma, yaravuga ati baby wakongeye ukansoma, ariko usomye gutyo ntago ari byiza, ntago nabishakaga. Atokereka nkukorera ibi ngibi. Batangira gusomanira imbere y'amaso ya Tara arangije isoni ziramwica, aravuga ati oh my god ibi ni ibiki? Ariko ibyacu bidatinze uyu mugabo nawe hari abari bari kumubwira ati urabizi neza ko iyo mitungo uri kwidagaduramo ni imitungo ya papa wanjye, nakohereje aho ngaho muri Nigeria kugira ngo uzi ubikoreshe neza uyibyaze umusaruro. None nakomeje kumva amakuru avuga ngo kampani yanjye uri hafi kuyihombya, uri hafi kuyihenura ngo uyirangize, ngo uri kwikorera amapati, uri kwirirwa mu bakobwa. None ndashaka kumenya ibyo bintu ndi kumva bakomeje kuvuga cyane nibyo cyangwa kandi ni waramukumbeshye. Mu kanya gato ndaza kuba nambusa aho ngaho ndi hafi kuhagera, ninaramuka mageze nkasanga ni ibihuha, ubwo ibiri buze gukurikira ingaruka ziri buze kuvamo ndabizi neza kutari buze kuzishimira. Ati kandi nari nkubwije ukuri, ati ku kantu gatekerezeho ngo amafaranga kampani urenda kuyihenura, urenda kuyimara yose. Uyarangije avuga ati please baby ni rwose bari kukubeshya, ibyo bintu ntabwo natinyuka kubikora. Kumbe uyu mugabo nawe afite umugore we n'imitungo aba agenda aryohamo, avuga ngo ni bosi, ngo ni nyakubahwa, nawe imitungo ntagariye. Sasa witegerezaho ibintu bigiye kuryohera. Ati rwose barakubeshya, ibyo bintu ntagari byo, niyo waramukuje uno munsi nta kirori gihari. Hari abantu bari bapanze amakuru ngo yirirwa muri pati akoresha ibirori. Muri ako kanya kiraho ngaho tarayayisaza, arangije avuga ati baby nagira nkubwize ukuri rwose, uriya musore ntabwo nigeze mukunda na rimwe, ni nayo mpamvu nafashe igihe cyanjye nkavuga ati reka nze mbe ndi kumwe nawe. Ati rwose uriya musore sinanabana nawe ntibyakunda. Uyarangije avuga ati rero tarasingiye kukubeshya, ibihe byose twagiye tumarana, buri kimwe cyose twagiye dukorana, ndetse na buri kimwe cyose ibihe byose nyine twagiye tunyuranamo njyewe nawe. Icyo gihe nyine ngo nkubwize ukuri, nkubwire ikijya mbere. Ati waba umukunda, waba utamukunda, waba ugira ute,
nagira ngo nkubwire ko ngiwe rwose ibintu nakoranye nawe, ibintu twapangaga kuzageraho, buri kimwe cyose nagira ngo nkubwire ko muri aka kanya sha rwose pe byose birangiriye ahangaha. Ntuzongere kunteganyaho ikintu na kimwe, ntuzongere kunyita baby, ntabwo ndi baby wawe. Ibyo bintu byibagirwe, ngewe ndubatse mfite umugore nyagasani, tararabigenza gute? Sheri we yamaze kwifatira imyanzuro, uyu nawe afite umugore we nawe umurembeje umubwira ko mu kanya agiye kuba ageze muri Nigeria akaza kureba ino kampani. Ndetse uyu mugabo arangije avuga ati niba utanabyumvise reka nongere mbigusubiriremo, ibihe twanyuranyemo, urukundo twagiye tugirana njye nawe, igihe cyose wansuye n'ibyo nakwijeje byose birangiriye ahangaha muri aka kanya. Uyagira ngo ni inkuba imukubise. Ati byose kandi uri kuvuga ni ibiki? Ntago wabinkora baby. Ati urabizi nagusuye henshi, tugenda dukorana byinshi, ndetse nanasiga umugabo wanjye nza nkusanga. Uyu ngahita avuga ati barampamagaye, kandi telefoni ye yahise imuhamagara. Arangije aravuga ati ibyo bintu barakubeshya rwose, nta kirori nakoze, nta kintu na kimwe rwose cyabaye, rwose bari kukubeshya. Abo bantu ubundi amakuru bayakuye he? Ati kandi ndabikwijeje niyo waza nta kirori wahasanga, rwose ndakubwiza ukuri, kandi ari kubeshya. Ati abunyihanganiyeho gato barampamagaye. Muri ako kanya Tara yari ataranisobanura, yari ataranavuga n'ikintu na kimwe, umugabo ahita yigendera. Ubundi ni uko nk'uko urega usanga nyine abantu babakatira mu buryo bworoshye. Nk'uyu yataye sheri we koko ajyahe, ko twabonye Derek yanamukundaga cyane. Abangaba barahanga rwose bari kwitwara nk'abari mu rukundo. Tara yaje yihuse ku muvuduko ahita bitambika, yahise bitambika. Ndetse mu kumara kubitambika arangije aravuga ati nyine babe, hari ikintu kimwe na nyine nashaka ko tuganiraho, umpaye nk'iminota 5 byibuze tukagenda tukaganira, nahita nkubwira ukuri, nyine hari ibintu ndi gushaka kuganiraho nawe. Uyarangije avuga ati ariko wambwihoreye. Ati mureke ibyo bintu wibyemera. Uyu Kami nyine niko yari ari kumubuza, ariko uyu musore arangije aravuga ati okay Kami baby buretse gatoya reka njyane nawe iminota 5 ndaza guhita ngaruka, kandi ntabwo ndi butinde, kandi please unyihanganire ndabanguka. Ibyo byarabaye, abantu bose bari baje mu munsi mukuru bahise bataha. Kakagabo kaje hanga karangije karavuga ati ubundi wowe ndabyumva rwose urashaka amafaranga, reka dupange ijoro rimwe turyamane, turarane ijoro rimwe, ndaguha amafaranga yose wifuza, amafaranga yose abaho. Uyu musaza niko yaje kubibwira Kami, kandi Kami twabonye ari ndakorwaho, ibyo bintu ntago bikeneye cyane ko muri iyi minsi nabayeho neza. Uyarangije avuga ati naguha amafaranga yose wifuza, mfite buri kimwe cyose, icyo uri buze kunsaba cyose, icyo uri buze gukenera gifashabwa amafaranga, uze kumbwira buri kimwe. Umusaza kiri aho ngaho ataramukoraho, muri ako kanya Derek yahise aza yarakaye. Arangije avuga ati wagisaza uri mu biki? Atitaye ngo ni boss we, atitaye ngo ninde, yahise amuhutaza aragahirika. Ubundi agasaza nk'aka kajya mu bana b'abakobwa nk'aba gafite umugore. Ati ibintu uri gukora urabizi wowe? Ati uhiritse boss wawe? Ndetse ayo magambo ni uri kuyabwira? Ngewe nguhemba? Atumva ndaguhiritse kandi nakongera nkanaguhirika. Ati wowe uragenda ugafata abana b'abakobwa ukabaha amafaranga ngo muryamane. Ati none wowe se niba utiyubashye uri kumva ari giye wo kukubaha? Reba nk'ibintu wari ugiye gukora, ngaho mpikimenyetso na kimwe basi gifatika cyanyemeza ko nagakwiriye kukubaha, nta na kimwe ntacyo wabona. Ati rero nanjye nta mpamvu yo kukubaha mu gihe nawe utabashije kwiyubaha. Ndetse uyu musaza mu burakari bwinshi yararakaye. Uyu musore akomeza kumubwira ati nakubwiye ati ntago nakubaha nawe utiyubashye. Uyu musaza aramubwira ati guhera muri aka kanya Derek ndakwirukanye, ntuzongere kugaruka muri kampani yanjye, buri kimwe cyose kirarangiye. Ati sawa ntaribi. Feri ya mbere bamaze gutaha, uyu musore yaravuze ati byose ndabizi neza, uko byagenze kuri aba kabanyirukanye ntubigireho ikibazo. Ati ikintu ndi kwishimira muri aka kanya, umuntu mfite w'agaciro muri aka kanya wambaye hafi ni wowe wenyine, kandi uko wakomeje kumba hafi nagira nkubwire ko amarangamutima yanjye ariko agenda azamuka. Muri aka kanya rwose singiye gukubeshya, ntago nashobora kwihangana ngo nkomeze mbigire ibanga, nkomeze nyine mbishire kandi mbifite mu mutima wanjye. Ati Kami nkubwije ukuri mbikuye ku mutima, ndagukunda cyane. Ati kandi ntago ndi kwifuza na rimwe ko wamvira uruhande ukajya kure yanjye, ntago ndi kwifuza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati please, ati kandi ntumakanire rwose ndakwinginze, uzakomeze ube hafi yanjye, uzakomeze undinde. Kuva na kera hose uwo twamaranye igihe kirekire ntacyo yamariye,
ariko muri aka kanya wenda afite icyizere cy'uko wenda wowe uhari. Muri aka kanya rwose singiye kukubeshya, ibyiyumviro byanjye biri kumbwira ko uramutse ungiye kure nta mahoro nagira, ndetse no kubaho kwanjye naba nangiritse burundu. Ati kandi please ndagusabye unyemerere ntumakanire. Ese wowe uri Kami wabigenza gute? Kami ntabwo yigeze azuyaza, yaravuze ati nanjye nzakuba hafi kandi ndagukunda cyane. Uyu musore ari nako amwegera ahita atangira no kumusoma. Tayari ubwo namwe murabyumva, umukobwa wo ku muhanda utagiraga haba muri aka kanya abonye boyfriend w'umukire, ndetse umukire aramusindiye. Ibyo byarabaye nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba. Sasa reka wirebere, byose bimaze kuba uriya musore yarirukanywe, yasigaye ari mu rukundo n'uriya mukobwa. Uriya mukobwa nyine Kami, muri ako kanya mushuti we yaje kumusura. Ati bro, ufite ikihe kibazo ubundi? Ati mwana sha ntago wabimenya wowe. Ati naragiye sanga uriya mukobwa Tara ari kumwe na boss yarikanga. Ati noneho se vuga ukuntu basomanaga. Ati man bro, narabikubwiye kuva na kera hose, ngewe nta nubwo binantunguye. Kumbabaza ko birambabaje, ariko ntago ntunguwe n'ibyo bintu kuba byabayeho. Ukurabizi na mbere hose narabikubwiraga. Uriya mukobwa mwana nta mukobwa wari umurimo, naramurebaga nkabibona, ntawe rwose niho muraryigendera. Ati kandi narabikubwiye, wakabaye waramurese kera. Ati ariko ikibabaje mwana nuko ntiyari ari kumwe na boss. Uriya boss neza bari kumwe, ati mwana cyane rwose bisanzuye, bari aho bari kubara inkuru basomana, ndetse yanambwiye ko banaryamanye. Ati ngaho da. Ati mwana nawe ibyo niri kumbwira ndi kumva wagira ngo uri kweditinga, wagira ngo uri gukabiriza cyane. Ati byarabaye. Yarangije yifata mu mutwe aravuga ati mana yanjye. Tuvuye kuri bari abasore bari kuganira, twagarutse hano ku muhanda. Wibuke ahangaha niho Kami yakoreraga. Uyu mukobwa barakoranaga, bari abashuti bose, wasangaga bahorana ku gasima, bahoraga bari kumwe ku gasima umunsi ku munsi. Ndetse noneho igitangaje kuri uyu munsi, uyu mukobwa Kami yanze kwibagirwa inshuti ye, yibuka ubuzima inshuti ye yari ibayemo, arangije agaruka ku muhanda. Ushobora kwibaza ngo yagarutse kwakora iki? Yagarutse kureba mushuti we. Reka wiyumvira ahangaha none igitangaje. Uyu mukobwa Adi yaje avuga ati mabuja, ati uje kubitsa amafaranga se, urashaka kubikuza? Nyine ndashaka tubafashe iki? Ndetse akimara kuvuga ayo magambo, uyu mukobwa yatangiye guseka, atangira kwisekera cyane. Mwe mwamaze guhitamo mumenya. Ati ngaho da. Ati nta kintu na kimwe rwose kiri kungenza. Ati rwose ubu koko ntabwo uramenya? Ati ntabwo uramenya ngewe? Ati nyitegereze urebe, ngewe ni wa mukobwa nyine Kami w'inshuti yawe, ntabwo uri kunyibuka? Yaranje biramutonda cyane. Ati kutuvugishije ukuri koko reka nkuremo rineti, wenda wasanga uri kundebera ndi kukurebera mu birahure ntumenye uwo ndiwe. Uyakuyemo rineti. Ati reba ahangaha. Adi ntabwo uri kumbona? Ndetse uyamwitegereje neza, akuruye agasura, abona asa nk'amuzi. Uyarangije avuga ati rega n'igihe wakoreraga hariya, ntabwo wibuka ncururiza hariya hakurya, ujya uza tukaganira, ibibazo ari ibibazo, n'igewe nyagasani. Uyarangije avuga ati Kami, oya byaramunaniye kwiyakira, kandi koko nawe byakugora bitewe n'ubuzima uno mukobwa yari arimo. Ati rwose ni ngewe rwose, tekereza neza. Uyahita yikanga aravuga ati hoya ntabwo bishoboka. Ati tekereza mwana, ducuruzanya ahangaha. Ati wowe wahoraga wicaye hariya ucuruza imyembe, ndetse imyembe rimwe na rimwe yabaga yaraboze utaragiraga huba. Ati cyane ni ngewe. Uyahita yifata ku munwa aravuga ati mana nyagasani, ntabwo bishoboka. Uyu uti mwana warahindutse ndetse na cyane, ndetse sinjye kukubeshya, nta n'umuntu wapfa kukumenya usibye nanjye. Ati zenguruka ndebe. Ati oh my god mana yanjye we, ntabwo byumvikana. Ndetse uyu mukobwa Adi yaratunguwe cyane, biramutungura cyane. Uyarangije aravuga ati rero ni ngewe mwana, naragiye nyine, wa musore araza aranjyana deri kumwe nahoraga nkubwira, yamfashaga akampa ibyo kurya. Igihe nagendaga abajura bakanyambura, nari ndi kugenda turahura, arangije aramfata njyana iwe, anyitaho rwose, ampa buri kimwe cyose nari nkeneye. Ati hoya ntabwo bishoboka. Ati rwose niko kuri, yaranjyanye ampa buri kimwe cyose, ubu nibereyeho neza. Ati wa mukobwa uri umunyamahirwe pe Kami, rwose uri umunyamahirwe. Ubutuse ngewe nzakura hehe umunyamahirwe? Nyine muri make nzakura hehe uwanjye azaza nanjye akankura kuri uyu muhanda? Ati mwana nawe wawe ari mu nzira.
atari ko nyine cyaringezaga nari nciyanga ndavuga ati reka musuhuze nze ndebe uko umeze, ariko nanone ntabwo nagenda gusa, ndabizi ubuzima twari tubayemo twese ntabwo bworoshye, nzi nyine uburyo cyubayeho. Ati rero mwana fata tuno dufaranga, ntabwo ari amafaranga menshi, ariko nyine urebe ikintu wayakoza, ndabizi neza ko yagira icyo agufasha. Ati ayo mafaranga ni menshi sheri, ati ni menshi cyane, ndetse byaranamutunguye cyane. Buriya nawe igihe uzakira ukabona kafashwe, ntuzibagirwe umuntu mwahoranye, ntuzibagirwe umuntu mwakubitanywe, umuntu mwahobanye mu bushomeri ntuzamwibagirwe, ujye ugerageza basi umwibuke. Ati rero ndagiye kandi sheri nzongera ngaruke ngusure nta kibazo. Uyasigaye yibaza ati ntabwo bishoboka, reba atayasigaye ahagaze, reba icyangwe aba yambaye, mana yanjye we. Ati mana ntako itagira. Twagarutse hano muri salo. Ati Tara reka nkubaze ubundi, uriya musore kuki uba wigira nkaho umukunda? Ntabwo umukunda ndabizi, kubera icyo ukomeze ushaka nyine kwigira nkaho umukunda ngo umwigarurire, kandi uzi neza ko uba umuryarya, urabizi neza ko utamukunda. Yarangije avuga ati mbabarira Soni, ndeka ibyo bintu bireke, kuko njyewe nta munsi n'umwe nzigera ndeka uriya mukobwa ntwara umugabo wanjye. Umugabo wanjye ngomba kumwigarurira, ngomba kumwigarurira byakwanga byakunda, nta n'ikintu na kimwe cyampagarika. Kari agakobwa ngomba kugatumura nkakamukuraho, ubundi nkongera nkamusubirana. Ati mwana urabizi nawe ukuntu yamenyaga. Ati nyine yarakumenyaga, none se wowe kuki wamubeshyaga? Urabizi si wowe wakundaga wenyine, uriya musore mureke byose agende yibereho mu buzima bwe, mureke agende yibereho mu buzima bwiza bumubereye. Ati mwihure ntuzongere. Ibyo bimaze kuba, wa mukobwa yaraje agurira nyine Kami yaraje agurira Adi imyenda, atangira kumubwira inkuru y'ubuzima bwe. Yarongeye aragaruka nyine indi hashize iminsi, yarongeye agaruka kumureba, buri munsi yazaga kumureba, kandi buri uko yazaga kumureba ntabwo yazaga gusa, yarazaga bakaganira akamusigira n'amafaranga. Sasa umukobwa yamaze kumenya ko yakoze amakosa, yaratahutse aza gusaba imbabazi. Ati baby kuki wahise ukora ibi bintu byose? Urabizi amasezerano twagiranye, twumvikana ko tuzanabana, nagusobanuriye ukuntu ibintu byose byagenze, none kubera iki utampa imbabazi kweri? Wambabariye ko nemeye kwisubiraho, nkaba naremeye kuba nakugarukira, nkaza nkabana nawe, kubizi ko twabisezeranye, nari maze kwemera ko tuzakora mariage. Ati warabyemeye, umaze kubyemera ubyemerera boss wanjye, ngaho rero genda muba ari we mu bantu. Ubwo ntabwo waba warabinyemereye kujye kunkora ibintu nka biriya? Ati kandi ndakwinginze, niba uri umuntu wumva ufite ubwenge, byaba byiza usohotse ukagenda. Nta soni, dore ukuntu uri kundeba nkaho unteye impuhwe, urashaka kuntera impuhwe? Ahubwo reka nongere ngusubiriremo, sohoka ujye hanze y'inzu yanjye, ntarongera kubisubiramo, kandi nabisubiramo ndakwisohorera, kandi nkubwije ukuri rwose nta mbaraga mfite zo kuba nagusohora hanze. Byaba byiza witoye rwose ukagenda. Va ahangaha, va mu nzu yanjye, ugenda usange boss niwe wakunze, niwe wapfiriye, ngewe undeke njyenyine. Uri kubyumva neza? Ati please baby. Ariko watuje koko, ukumva ko nkeneye imbabazi zawe ndazishaka. Ndetse uyu mukobwa yarangije avuga ati niba wabyanze noneho ino nzu nanjye ntago nzayivamo, ntwite inda yawe, noneho ndebe hagati yanjye nawe ninde uzayivamo, ngomba kuyigumamo. Umwana wanjye ntago najya kumubyarira ahantu papa watari, uyarikanga. Ati ndayigumamo kandi sinzanayivamo. Umwana agomba kuzavukira hano, akitabwaho na se ndetse na mama we, bose icyarimwe bari muri runo rugo. Ese Derek arabigenza gute? Arafata uno mukobwa asamwirukanye uriya Kami arabikora gute? Ibyo byarabaye nyuma y'iminsi. Yajanga kuganira na wa musore avuga ati mwana banzamuye mu ntera. Ati kandi nagira nkubwire ko Mr Greg bamwirukanye, bamaze kumwirukana. Iriya kampani yakoragamo ntabwo yari yiwe nawe, yaratubeshyaga, yari kampani ya sebukwe. Rero nyine baje bayimutumuramo baramwirukana. Ubu muri aka kanya nanjye banzamuye mu ntera. Ati ubu nanjye meze neza. Akiraho hari SMS yayisiza, ndetse uyanarije avuga ati uretse ho gato ndebe. Ati rese iyo SMS ni iki? Uyu musore yagiye kuvanayo telefone, wibuke hashize icyumweru n'iminsi 3 bamwirukanye ku kazi, ntaga gikora nyine muri iyi minsi asigaye yibera mu rugo. Uyu musore arangije arebye ahangaha aravuga ati SMS ni ibikise? Ati ni SMS ko mbona se ni SMS iturutse kuri kampani. Ati birashoboka se? Ati reka nse ndebe. Uyu mugenzi we yaje ngo nyine ahanga ngo basome bose barebe. Ati Mr Derek
wongeye nyine kuba wahamagarwa ugaruke mu kazi nyuma y'igihe udakora. Twamaze kumenya amakuru ko bari barakwirukanye, ariko kuri inshuro garuka mu kazi nyagasani. Uyu musore yari yarirukanwe, none uwamwirukanye bamwirukanye, none kuri inshuro agiye kugaruka mu kazi. Uyarangije avuga ati congratulations brother, ati ni ibyishimo kuri twese mwana, ati birantunguye kandi biranashimishije, ati ariko reka twengere dusome neza, nahanga ntabwo ndi kubyumva neza. Ati wongeye guhamagarwa, wongere ugaruke mu kazi vuba ahangaha muri iki cyumweru, ugaruke gukora. Ati bro, kora ahangaha kabisa, kora ahangaha, felicitation mwana, tugiye kongera dusubirane. Nyuma y'igihe urabizi ko tutaherukanaga, mu kazi hari irungo riteye ubwoba, nyine hari irungu, ariko kuri uyu munsi rwose tugiye kongera dusubirane. Bidatinze akazi karatangiye, ndetse umusore yaje angara avuga ati mwana, ahantu ni heza, ibintu byose bimeze neza. Ati ariko ndi kwibaza noneho niba Greg baramwirukanye, ninde boss nyine uhagarariye ino company muri iki gihe niba baramwirukanye? Uyarangije avuga ati rega wijya kure, boss uhagarariye ino company, umugabo uri kureba ukwicaye imbere, umugabo wicaye imbere yawe kuri table, niwe boss w'ino company muri iki gihe, niwe uri kuyiyobora. Uyarikanga kandi ntumbwire ko Stanley bamaze kumuha akazi noneho ko kuba yihagarariye. Uyarangije avuga ati ubu ni wowe boss mwana? Ati congratulations kabisa, felicitation rwose. Ati ni ibintu by'umunezero. Ati bro mwana, ibintu byose Imana ibijyamo, buriya nta kintu itakora, n'ibi nabyo yabikoze. Ati ahubwo mwana, ati ni umunezero, twajya kubinywera, reka tujye kubisukaho amazi. Ati brother biranshimishije cyane. Ati rero dusigaranye ikibazo kimwe. Ati bro ndashaka kukugira inama, bari abakobwa bombi uko ari babiri ntuze kubabwira, nyine muri make ntuze kubabwira ko wabonye akazi, uze kubabwira ko uri umukene wigendera waho, hanyuma umunebwe araza guhita agenda utagukunda. Ibyo byarabaye amaze gutaha. Uyu kamaraje avuga ati baby wiriwe hehe, nagutegereze, naguhangayikiye, nakubuze, kuki utigeze unambwira kwera ahantu wari uri? Please baby sobanurira umbwire basi, nari nahangayitse, umaze igihe cyose utajya mu kazi. Ati kandi urabizi ko nta kazi ufite, none wari uri hehe? Nyine muri iyi minsi baramwirukanye ku kazi, kandi muri urwo habamo abakobwa babiri. Uyarangije avuga ati ngewe n'ubundi se ndi umuntu utagira akazi, ndi umuntu w'imburamukoro, ndi umuntu ufite umutima wo kwirirwa ubabazwa gusa, n'ubundi nta mpamvu nyine yo kuguma ndahangaha, mundeke nyine nibereho muri ubu buzima, mbubemo njyenyine. Wibuke ni inama wa mushuti we yamugiriye. Ati niwababwira ko nta kazi ufite, turaza kureba noneho umwe muri bo ugushakaho amafaranga n'ugushakaho urukundo. Sasa ibi bintu biraza kwikemura. Sasa witegereze urebe ubundi ahangaha niwe utubonera ugukunda bya nyabyo. Ati ubu nyine nanjye ndi kubona asigaje kujya gusabiriza, kuko n'iyi nzu mu minsi mike ndaza kuyigurisha ngiye gutura mu cyaro. Yasize noneho ahise yongeraho n'akandi kantu k'akamanyeri kugira ngo amwemeze neza. Barakwereka ku munsi ukurikiyeho uyu musore yaraje arangije aravuga ati ariko se Tara, ndashaka kumenya Kami yagiye he? Hari ikintu kibi wamubwiye akaba yivumbuye akagenda? Byagenze gute ko ari we mwirirwanya ahangaha mwiriwe muri ino nzu muri babiri? Ninde yaba yabangamiye undi hagati yanyu? Reba maze umwanya munini muri ino nzu ntago ndi kumubona, nibwo nkiza, none yagiye hehe? Ndetse uyu mukobwa arangije aravuga ati ariko nyumvira nk'ibintu uri kumbaza, none se ngiye wenshi wampaye akazi ko kwirwa ncunga iriya nzererezi, umukobwa w'imburamukoro, umuhomeless, umuntu utagira habaho ku muhanda? Ako kazi warakampaye, genda ujye kumushakira aho wamukuye, ubwo wasanga yasubiyeyo. Uyarangije avuga ati Tara, ibyo bintu uvuze urabizi neza? Ibyo bintu uvuze wabisubiramo? Wajya ucunganwa n'amagambo uvuga ubundi, wajya ureka kuvuga nabi. Ati kandi kwizera neza ko ushobora kuba wamubwiye nabi, byanashoboka ushobora kuba wamubwiye nabi ukaba wamutuse ugakomeza no kumubwira ayo magambo. Ati kandi urabizi neza ntago ari umuhomeless, kuba yarahoze ari we ntago bisobanuye ko muri aka kanya ari we. Uyarangije avuga ati rero byaba byiza ugiye kumushaka, hanyuma rero ngiye ukampa amahoro, ndi kumva ashaka umutuzo muri aka kanya. Ntago ndi gushaka nyine umuntu ukomeza umbwira ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi sinashinzwe kumenya ngo ari hehe, ngo ameze ate, ngo amerewe ate. Ibyo rwose ntago ari inshingano zanjye, nta nubwo ari n'akazi kanjye. Rero ikintu kizima gihari kinafatika, genda ujye kumushakisha. Ndetse bidatinze hamaze gucaho igihe, ni amasaha agera kuri 7,
uyu mukobwa atarahise afata umwanzuro avuga ati ubundi uru rugo rurananiye, nta mafaranga akirimo, umugabo ntakiri umugabo, ntakishoboye, reka mfate utwanjye nigendere. Ati mva imbere nitambukire. Yamuhereje impeta yarayisiga. Wibuka uno musore yari yaramwambise impeta, ariko yamusigiye impeta arigendera. Undi iki ni ikimenyetso cyo kuneshwa. Muri ako kanya uno musore akimara kwemera ko agenda, wa mushuti wa uno Derrick yahise aza arenje avuga ati mwana, rwose nari nahangayitse cyane, naguhamagaye wanga gufata telefone, wenda natekerezaga ko hari nk'ikibazo cyakubayeho, kubera iki mwana utanambwiye, urabizi ko turi abavandimwe, rero ubu nteye impungenge iyo nguhamagaye sinkubone. Ati ntabwo ubonye ibibaye se? Asigiye impeta rwose namwambise arigendera, aragiye rwose nta kibazo. Umukobwa mwiza akiriho telefone yahise imuhamagara, ndetse telefone yamuhamagaye yamubwiye ko Kami ngo yagiye mu bitaro, nyine ngo yararwaye ntago ameze neza. Bahise bamuhamagara bamubwira ko ari mu bitaro. Uyarangije avuga ati nimumbwire ibitaro aherereyemo, mu minota mike ndaza kuba mpageze, ndaza guhita njya kumureba. Ati mu kanya gato rwose ndaje, mumbwire ahantu muherereye ibyo bitaro biri. Ati mwana, kwa muganga bampamagaye bambwira ko Kami atameze neza, arwaye, rero ngomba kujya kumureba, ngomba kujya kureba uko amerewe, nyine nkaba namugarura mu rugo nkareba uko amerewe. Uyu musore arangije aravuga ati ariko se Derrick, reka nkubaze ubundi, koko ugiye kumureba, ariko si nanone Kami uramukunda bya nyabyo, cyangwa ni bya bindi byanyu byo guteka imitwe, bya bindi by'abasore b'iyi minsi? Mbanza umbwize ukuri kandi umbwire utambeshye, ntugire ikintu unkinga na kimwe, nka brother wawe nk'umuvandimwe, umbwire buri kimwe cyose nta na kimwe uciye inyuma. Ndashaka kumenya Kami uramukunda cyangwa ni ukumubeshya? Uyu musore arangije aravuga ati rero mwana, ngiye ntakubeshye rwose, ndabyumva, ariko nkubwije ukuri, Kami ndamukunda, ndetse ndanamukunda cyane cyane biri double. Ati kandi ndikumva no muri aka kanya rwose nta mahoro mfite, muri iyi minsi amahoro nari mfite ni wowe wayampaga. Uyarangije aravuga ati niba umukunda rero cyura umugore mu rugo wana, genda ugarura umugore, garura umugore mu rugo, uri mu biki wowe ubundi? Ibyo bimaze kuba yaragiye aramurwaza. Kami amaze gukira, uyu musore yahise aporofitiramo, nyine babyita guporofitiramo, nyine yahise azaramufatirana aravuga ati aka kanya ni nako tubonye rega. Ati rero sinjye kukubeshya, wakwemera gushyingiranwa nanjye nyagasani? Umusore yahise arikocora. Muri ako kanya yari yaguze impeta, yari agiye kumuporopoza. Kami biramutungura cyane. Umukobwa wari uwo ku muhanda, umukobwa utaragiraga ahantu aba, umukobwa wiberaga muri Kanevu munsi y'ibiraro. Kuri iyi nshuro aporopojwe n'umusore w'umuherwe, umusore w'umukire. Uyu musore yari afite amafaranga menshi cyane, byonyine inzu yabagamo, akazi yakoraga, amafaranga yahembaga yari amafaranga gusa. Ndetse uyarangije avuga ati rwose sinjye kukubeshya Kami, nkuko nabikubwiye, urabizi ko nahoze nifuza iteka ko wazampora iruhande. Kuva umunsi wa mbere najyaga guporopoza Tara akanga ko muporopoza, wari uhari icyo gihe, warahabaye, unyumvisha ko ibintu byose bishoboka, ungarurira ibyizere, unyumvisha ko rwose ngomba gukomeza nkakora kandi nkazabaho, unyumvisha buri kimwe cyose, wakomeje kumba hafi, nta wundi muntu wambaye hafi nkuko wambaye hafi. Ati rero nagira ngo nkwisabire, nkuko wambaye hafi uzakomeze umbe hafi, nyemerera ko uzemera gushyingiranwa nanjye. Uyarangije avuga ati wo, nabyemeye kare, ariko nyumvira nawe, nabyemeye kare, namaze kubyemera rwose nta kibazo. Ati ndabyemeye kandi 100%, nzakuba hafi ndetse kugera ugupfa. Ubanza niba n'inyuma y'urupfu nyine hari ubundi buzima, nabwo nzakomeza mbe nkubiri hafi, nzakomeza nkomeze mbane nawe, kandi nzanakurinda aho bizaba bishoboka. Ibyo bimaze kuba, baje kugira aho banikorera ubukwe bamaze kubukora, umusore akajya yita kuri sheri we, akamumenya kuri buri kimwe cyose, akamuha keya, akamuzanira ibyo kurya, akavuga ati baby please byuka urye. Tekereza ko uno musore yavyukaga mbere ya sheri we, akagenda akamutekera, sheri we akaza kubyuka asanga ibyo kurya byahiye, ibintu byose bimeze neza. Nagira ngo mbabwire ko iyi yari finali. Mwarakoze mwebwe twabanye mu gice cya mbere, tukaba turi kumwe no mu gice cya kabiri tugisoje. Ndabakunda cyane rwose, Imana ibampere umugisha. Ciao ciao, twongere duhure no mu zindi.